ndakeka ntabwo twamenye duteretana twamenye bisanzwe ukuntu sindi kwibuka neza gusa ni hafi aho ngaho kandi hari ahantu habaye nka 2015 cyangwa na 6 ubwo si icyo gihe muri icyo gihe urumva ko nibuka ko habaye ndumva hari ukuntu nakubonaga uri aho hafi tukahurira tukavugana uza kuzamuka utangira gukina filime witwa ko amazina ari menshi hari ibya Sorina hari ngenda ndabyibuka ibintu nk'ibyo ndabyibuka ariko nta tumaranye igihe uzi ko ndi mideni ry'amafaranga mwibutse siko nkubonye nkata mbyibuka muri mideni ry'amafaranga yego mwibutse yanyibutse ibuka ntago ari menshi ibuka twagiye gukora publicité ya kandagira ukarabe urakibuka ko kandi kumweru kakiza ndakibuka mu hirya ahantu uriya mukuru wa uriya mugabo ukora kuri televiziyo Rwanda yitwa niba ari Maurice Jean Maurice yego subyibuka ko yarahari uriya munsi nyine subyibuka ndabyibuka twarayikoze wansigaye mangahe ntabwo nyibuka ndimba nta deni narinzi ahubwo nkurimo nyishyura ahubwo ko wansigayemo 15,000 15 ayo si urugo ukuntu twakize koko nyishyura ayo warayanshuje muri gereza tuvuge ko wansuye yawe wigeze usura okay ntago nagusuye pe unambabare ko ntaragusuye banza usabe imbabazi mbabarira ko ntaragusuye naye ndi muri situation itanyoroheye yego urambabariye ndakubabariye Imana ishaka kumbabarira noneho rero nanjye ntabwo iryo deni naryibukaga tubare ko nari nagemuye okay tubare ko wagemuye okay uri umuntu uvugwaho ibintu byinshi akandi byinshi bitameze neza sibyo ni ikihe kintu wabwira abantu ubabyuka mu gitondo bakananirwa kujya mu bindi bintu bibafitiye umumaro bakaza kuri social media kuvuga ibintu byo gusebya n'amakomenti mabi cyangwa gupfobya ibikorwa by'abandi bakabereka ko ibintu bakora ntaho bizabageza nasubukure ni ukuri nanjye urusobe bararumbaza pe kuko misenekereza kandi urusobe rwari rwiza na n'ubu iyo abantu burya muhe bakaba bati hari filime mwakuyeho nziza umwe akabikubwira batatu bakagera mu 10 nuko icyo kintu kiba cyari cyiza pe uzi misenekere ahantu hatumye mvuga ngo rwari rwiza hari ahantu nakinnye uriya muhungu twakundanaga mu rusobe mushimutisha ku bushake nkanatanga amafaranga yo kumurekura hari akantu ari wowe wamushimutishije bakamushimuta ukajya unatanga ibiryo byo kumushyira ukajya umugemurira kandi ukajya ubaza ngo ameze ate ngo muramenya mutamugirira nabi shaka ari akantu ngo mumubabaze gusa ngo ariko ngo ndasanga mwamugiriye nabi ya filime yari nziza kandi ibiceri wabivanye kwa njyewe muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira ndashimira buri muntu wese uri hano ni ukuri muraba agaciro ndabashimira ko mumfasha kuko mudahari nta muntu naba nkorera ubwo najya nicara nkabyirebera kandi ntago nazabivamo ariko kuko nzi ko hari abo mbikorera hari abo dufatanya kubireba binera imbaraga zo gukomeza gukora uyu munsi rero ndi kumwe na rafiki yangu Baba afite amazina nk'ijana ni umwe mu bantu bo muri sinema afite amazina menshi NDIMBATI Baba Mustafa n'andi yose ibintu nk'ibyo ngo hayi ikaze kuri KECAPU TV show murakoze cyane KECAPU umeze ute meze ntya pe ngo meze ntya urumva ukomeye muri wowe ndakaze ubuzima buragenda fresh nawe harya duheruka ntarambara amataratara ese mbwira nayo igifu nayo amaso Shana y'amaso igifu cyo narakihoreye ngiye ibiryo kigateka nabindi waje kuyarwara ryari byaje kuza nyine cyane imyaka shako nabonye hari n'uduhinja tuyambarara ese nkubaze uhisha imyaka yawe imyaka ni imibare ngambwira iyo mibare imyaka
mfite imyaka 2. Gacezi. Kuki utambajije impamvu mvuze 2? Ufite kubera nyembara umwaka ndimo nerekezamo. Nibyo uba warakufite. Nayo imyaka se. Imyaka ko ntajya kubaha ngo mfite 70, 80. Aya ariko uzi ubwenge nicyo cya mbere sibyo? Ngiye imyaka mfite byanze bikoze mfite imyaka y'ubukure. Okay, Imana ishimwe ko uyifite. Uribuka waba wibuka neza igihe nge nawe twamenyaniye bwa mbere twahuriye he? KECAPU bwa mbere twahuriye mu ndirimbo. Hari indirimbo twakoze. Ire ya King James. Oya. Hara twese tuziranye. Ariko nabwo ni kera. Tuziranye kera mbwira. KECAPU tuziranye era. Kankubwira ahantu ngenyeka ko dushaka kuba twaramenyanye. Urakeka ariko nawe. Nyine ntago mbyibuka neza igihe ariko ahantu ndi gukeka i Butare twagiye gukina mu mwanzuro. Filime yitwa Umwanzuro. Ariko sinzi nimba ariho hambere. Ariko siho. Naga ariho hambere. Umwanzuro twagize dusanzwe tuziranye. Bwa hambere ni he? Dusanzwe tuziranye. Twari dusanzwe tuziranye. Simibuka neza. Ndumva twari tuziranye mu Biryogo ahantu hariya hafi kuri ya nzu etaje yari hoteli ubu hasigaye harimo ivuriro. Kuri Grace Hotel. Yego narahabaye. Aho ngaho ubwo kuntu nyine ukiri agakobwa kiyumva. Ariko mana yanjye. Kiyumva gute? Kiyumva nyine kageze mu myaka yo kwiyumva. Ningahe? Myaka y'abakobwa biyumva. Ndakeka. Ntabwo twamenyanye duteretana. Twamenyanye bisanzwe ukuntu. Sindi kwibuka neza gusa ni hafi aho ngaho. Kandi hari ahantu habaye nka 2015 cyangwa na 6. Ubwo si icyo gihe muri icyo gihe. Urumva ko nibuka ko wahabaye ndumva hari ukuntu nakubonaga uri aho hafi tukahurira tukavugana. Uza kuzamuka utangira gukina filime witwa ku mazina ari menshi hari ibya Sorina hari irindi sunda ryibuka ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka ariko tumaranye igihe. Ni kera. Ni kuva kiriya gihe sibyo? Umwanzuro waje gukomeza ngewe kubera gutwita. Nge na Biju icyo gihe twese tuvamo nago twakomeje. Kuko usubize ko na Biju twabanaga hariya. Twarabanaga Biju nawe ntamuzi cyane nawe nyine ari byane bisanzwe biraho. Gutwita kwanyu nta wabimenye. Urumva twari ahubwo abantu basigaye bavuga bati uriya bakobwa burira. Oya twakundaga kuba turyamye. Noneho mugakunda kwiryamira. Twakundaga kuryama. Ndabyibuka ko wajya guza gukina ukongera ugataha. Ngiye nataga buri munsi. Ngewe narakinaga nkataha Kigali. Ukagaruka mu gitondo. Ariko mukabyara. Hako ndimba. Ariko uziko nakiniraga i Butare buri munsi. Ugataha. Nkataha Kigali nkaza mu gitondo nkataha nimugoroba nkaza mu gitondo. Ukaba ubwuje bakatwiriza tunywa ibyayi birimo ibirungo by'umuceri ni dukine. Hari igihe bajyaga babidukora we. Kaza nkahirirwa. Hari igihe bigize kutuzanira umuntu utazi guteka. Kubera hari mu cyaro ukuntu afata ikirungo cyo mu muceri agishyira mu cyayi. Yabarira ikirungo cyo mu muceri w'ipirawu. Ikubitira mu cyayi. Ayoyo ariko ni byiza biriya njya nkumbura Butare. Ni ubuzima. Noneho ahantu mwabaga ahantu mwararaga. Utuzu mwararagamo. Njya nibuka mbega dushe kwari ugusohoka. Ukabanza ukarunguruka. Ukabanza ukarunguruka ko nta muntu ukureba. Narababonaga ugaturumbuka. Hari ahantu mana we n'abakobi barahabaga. Ariko kobi yararongoye. Yego nigeze kubona ko yarakoze ubukwe. Kobi ngo yakoze ubukwe. Na ntuze na Baraka. Nawe yararongoye. Ndi kuvuga nyine abantu twabanaga hari n'abashafi. Shafi niwe. Ariko Shafi yarayoboye. Shafi ceceka. Yarayoboye Butare. Mana we Shafi. Yari afite
Butare yose arayifite. Shafi yarameze gutya nzamuzana hano tuganirize. Kuva kiriya gihe kugeza ubu ngubu umaze gukina muri filime zingahe? Harya ni zingahe? Kuva kiriya gihe se nyuma y'umwanzuro nakinnye muri Stimedi. Kandi na kiriya gihe ubanza narikinagamo. Kiriya gihe Papa Sava. Kiriya gihe Rusobe. yego. Ubanza ari niso ngendeye Burya ntago nkunda kujya mu mafilime menshi. Uzabona amafilime nkina ni makeya, ntabwo uzamona mu mafilime menshi, ariko hari indi filime yo kuri hapa. Yego. Yo kuri hapa ntibuka ukuntu yitwa. Uzi ko ndi mideni ry'amafaranga. Mwibutse? Siko nkubonye nkata mbyibuka. Muri mideni ry'amafaranga. Yego. Mwibutse? Yanyibutse. Ibuka ntago ari menshi. Ibuka twagiye gukora publicité ya kandagira ukarabe. Urakibuka kakandi kumweru kakiza? Ndakibuka. Mu hirya ahantu uriya mukuru wa uriya mugabo ukora kuri televiziyo Rwanda yitwa niba ari Maurice. Jean Maurice. Yego. Subyibuka ko yarahari? Yarahari. Uriya munsi nyine subyibuka? Ndabyibuka twarayikoze. Wansigaye mangahe? Ntabwo nyibuka. Ndimba. Nta deni narinzi kubwo nkurimo. Nyishyura ahubwo. Ko wansigayemo ibihumbi 15. 15? Ayo si urugo. Ukuntu twakize koko. Nyishyura? Ayo warayanshuje muri gereza. Tuvuge ko wansura. Yawe. Ntiwigeze usura. Okay, ntago nagusuye pe. Unambabare ko ntaragusuye. Banza usabe imbabazi. Mbabarira ko ntaragusuye. Naye ndi muri situation itanyoroheye. Yego. Urambabariye? Ndakubabariye. Imana ishaka kubabarira. Noneho rero nanjye ntabwo iryo deni naryibukaga. Tubare ko nari nagemuye. Okay. Tubare ko wagemuye. Okay. Turabirangije. Umbabariye gusubira inyuma gatoya, ntabwo njye sinjya nkunda kubaza ku bantu ku mateka yabo, wenda nyine ku bintu baciyemo bitoroshye cyane ko ufunzwe bitari ibihe byiza kuri wowe. Ntabwo ari ikintu umuntu akirirwa avuga ngo wari umerewe ute, ahubwo ndavuga mu gihe gufungwa kwawe hari ikintu byasubijeho inyuma muri kariyeri yawe? Byose birashoboka. Nicyo gisubizo nkunda gutanga. Nagombaga gufungwa kubera ko byose bishoboka. Ndabyumva. Gusubira inyuma rero mu buryo bumwe ntabwo wabura gusubira inyuma utabanye n'inshuti zawe, utabanye n'umuryango wawe, utabaye mu kazi kawe ka buri munsi, ngo uri kumwe nabo nk'uko mwari musanganywe ukamara amezi 9 mutari kumwe, ntago biba bikubuje inyuma. Ariko kubera uko nge niyakira n'uko biteye ibimbayeho byose, mpita mvuga nti ibi ngibi ni ibintu byanjye, nta wundi nari kubigenera. Ibi nibyo byanjye, ibi bintu ni ibyanjye buriya, nta wundi nyirabyo, cyane ko byose bishoboka. Birumvikana. Imana ishimwe ko byose byanarangiye. Ni byiza ikintu kibaye kikarangira kandi kikarangira neza, apana kuba cyarangira nabi cyangwa kirangira ibice, ariko ni byiza ko byarangiye. Ntekereza hari ukuntu abantu badufata bakajya mu buzima busanzwe bakajya kuduhuza n'ibintu dukina. Nk'ubu ngewe hari abantu bambona nk'umuntu usuzugura, ugira amahane, wirata, ukunda amafaranga. Ndibaza wowe ukunda n'abagabo. Ukunda umugabo kuko ubundi niko abantu batabireba neza. Muri bamenya nkunda kanimba cyane. Urumva noneho ahubwo nyine bigatuma nkora cyane. Mu rusobe warankunda. Nagukundaga. Ariko ufite n'akandi gasore mbeshya. Ari ufite akandi gasore ubeshya. Ariko ukankunda ukajya umvanaho ibikari ukagashira. Kandi akomana urusobe muzarusubiremo kuko rwari rumeze neza. Nyamara urusobe ese bongeye kuguhamagara mu rusobe wakina? Sikashi NDIMBATI nagenda. Ahubwo rwose boss. Nasubukure. No kuri nanjye urusobe bararumbaza pe. Kuko misenekereza kandi urusobe rwari rwiza. Na nubu iyo abantu burya muhe bakaba bati hari filime mwakuyeho nziza, umwe akabikubwira 3 bakagera mu 10, nuko icyo kintu kiba cyari cyiza pe. Uzi misenekere ahantu hatumye mvuga ngo rwari rwiza, hari ahantu nakinnye uriya muhungu twakundanaga mu rusobe mushimutisha ku bushake,
nkanatanga amafaranga yo kumurekura eh kari akantu ari wowe wamushimutishije bakamushimuta ukajya unatanga ibiryo byo kumushyira ukajya umugemurira kandi ukajya ubaza ngo ameze ate ngo muramenya mutamugirira nabi shaka ari akantu ngo mumubabaze gusa ngo ariko ngo ndasanga mwamugiriye nabi ya filime yari nziza kandi ibiceri wabivanye kwanjye kwa patro ujya ukumbura ibihe by'urusobe ndabikumbura we ndabikumbura cyane reka mbabwire buriya i Musanze si ukuhataka ni heza i Musanze ni heza pe haba abafana i Musanze haba abafana batiyemera niba umuntu agukunda bagukunda nta apana b'abanyamujyi bacu duhura umuntu ashobora kuba ati nta kintu mfite ariko mfite ibiro 3 by'ibirayi akira genda ubiteke kandi anabona ko nta hantu uri bubiteke ariko akavuga ati mbabarira ubijyane numve ko ari njye wabiguhaye njya nibuka baguha inka i Musanze bampaye inka turayicyuza duhagarika shuti tujya gucyuza inka niko bavuga urabyibuka duhagarika shuti tujya gucyuza inka numaho umuryango wanjye uramanuka urumva uraza ducyuza inka turanywa turarya byari ibirori bafashe muri sare harya uriya muntu aguhaye inka yitwa nde yitwa Claude databuja Claude nawe ndamushoboje i Musanze acururiza muri gare afite muraherukana ntabwo nshobora kujya i Musanze ngo ntagiye kureba databuja umuntu yaguhaye inka barushoboje kubera umuntu buriya uguhaye inka ni ikimenyetso ubundi cy'urukundo si uko inka si uko ari ikintu kimwe umuntu ashobora kuguha na miliyari ariko umuntu uguhaye inka akaruta uwaguhaye miliyari mu cyubahiro ubundi inka ni icyubahiro inka ni umugisha inka mbega umuntu uguhaye inka ni nko kuvuga ati nguhaye amata none se nk'ubu umudamu mugenzi wanjye amaye inka ubwo njye najya mwitana nyokobuje wajya umwita nyokobuje mama blessing yamaye nawe inka ni nyokobuje buri ujya wumva hari abantu bagiye baguha ibintu byinshi amagifiti menshi anahenze aruta niyo ariko ujya umwiyumvisha ukumva ukuntu umwibuka uzi ikibazo cye ntago ajya afata telefone hari igihe muhamagara cyangwa se kuri WhatsApp wajya ukareba ugasanga aherukaho kera ariko mba numva niko yimereye mba numva bishoboka nyine ari umuntu twajya tuvugana byibura nka 3 mu cyumweru cya 2 kubera ko hari umuntu nyine nakunze ijambo yavuze mu bukwe bwanjye buriya kubona umuntu muhuje igitsina avuga ko agukunda nta bindi bintu byadanje biri hagati yawe nawe ni gakeya ni n'amahirwe yavuze ukuntu ankunda numva birandeze numva nakigira gute kandi yarigeze abikubwira ubundi yarambwiraga ngiye nkunda ukuntu kina twarahuye nyine arabimbwira muraziranye mwari musabe muzi ni umufana mbega twahuye nk'umufana yaje itegeye kuri tele turi gukina urusobe nyine arabimbwira akankunda gutyo nyuma rero mitamenya ko ari na madame wamugisha uramutse ntabwo nari nabimenye noneho yagiye nyine maze kubimenyaho nyine ndabyishimira nzi ko ari ibintu biri aho ngaho ariko nyuma nagiye mbona ko ankunda noneho ku munsi w'ubukwe bwanjye ndavuga mana ndi umunyamugisha kuba reka rero uriya mudamu yaguhaye inka ariko nanjye reka mvuge ibigwi bye uriya mudamu ni umudamu mwiza cyane reka nkubwire ikintu yankoreye nanjye ntashobora kumwibagirwa ni umudamu yansuye kuri gereza afite uruhinja rw'ukwezi araza ku zuba ryinshi mu bihe bikomeye bya kovide araza n'uruhinja araza aransura arambwira ati humura wihangane turimo turasenga mu by'ukuri nanjye ntabwo twari tuziranye cyane nari nzi ko ari umudamu wa bosi mugisha ariko urabizi we nta naho twahuriraga ariko natangajwe no kumubona mubonye ngira ngo ndarota mbanza no kutabyibazaho ngira ngo n'undi muntu ariko nza kubyibuka
ndabyibuka. Ubu rero reka nkubwire mama, ndagukunda, nanjye ndagukunda pe. Ufite umutima mwiza kandi uwo mutima rwose ugira bakeya, uzawuhorane cyane kabisa. singiye kubeshya yaruse abantu benshi cyane kandi b'inshuti, kandi ntabwo nabitekereza. N'uruhinja uriya munsi aza twari buzane, bamamagara njyewe maze kuryama, byarapfuye mu gitondo araboneka, njyewe mpita ndyama, bamamagara naryamye, bazanye na kabosi. Bazanye na kabosi icyo gihe kuko niwe wari ubatwaye. Yarakoze kukusura, yarakoze pe. Yarakoze. Urumva ni nkuko nanjye ni nkuko yampaye, ni nko kumpinga. Umuntu ugusuye hariya abagukunda nuko umuntu ugusuye nubona uwawe, ntago nifuza ko hari uwawe wajya hariya, ariko byose birashoboka. Uwawe yajyayo, inshuti yajyayo, nkuko nanjye nari ndiyo turi inshuti. Uzafate umwanya ujyeyo, nubwo utamushyira ikintu, uwo muntu musure, akubone mu maso, akubone isura cyane, ahita nubwo yaba akatiye burundu, ahita avuga ati burya ndacyari umuntu. Ndimba, reka ngiye ngushimire ku bintu bimwe na bimwe wakoze kuri njyewe. Hariyo publicité twavugaga twagiyemo, ndagushimira kuba waranekereje mu bakobwa wari uzi, urakoze cyane, tukayijyanamo. Ndagushimira ko mu ndirimbo ya King James nagiyemo kubera wowe, urakoze cyane. Na Kirenga ndabashimira. Hari urusobe namenyanye na Mugisha kubera wowe. Yego. Hari ahantu nakuye amafaranga atari makeya. Nanjye burya ni hariya mu rusobe, ni nanjye wakora casting, ninjye wahitagamo abantu nkavuga nti uyu nguyu ni umukinnyi mwiza, bitewe nuko nari namaze kumenya uko urusobe rwanditse rugomba kugenda. Rero ndagushimira kuri icyo kintu, kuko hariya tubara amafaranga nakiniye y'urusobe gusa ntabwo yari make, afite ikintu yamariye n'ubu ngubu ndeba nkavuga ahangaha nari naragiye Musanze nsize umwana wanjye mbayo, ariko nakuyemo iki ngiki. Haza no kubonekamo kandi kazi, sibyo? Ibyo byose rero iyo ubu udahari ntago nzi wari gutuma murana nawe, ubwo niwe nari bushimire, ariko reka nshimire wowe watumye biba. Ni byiza cyane ko dushimira abantu nyine, apana guhora nyine wumva ko hari umuntu afite inshingano zo kuba yakurangira ikiraka, cyangwa ngo kubera ko ufite izina runaka ushobora kuba urifite ariko ari ibyo nyine gusa. None se nta bantu se batubuza ibiraka bavuga baturiya ni mu mwihorere, ntiyaza arirata, ntimwabona yo mumuhaye, ntabwo ari seriye. Abo bantu barahari turabihaza benshi, kandi barahari. Kavuga ati muravuga KECAPU ni mwe mumuretse, bateze KECAPU ko tubona rero twashakaga wabishobora. KECAPU cyambere cy'amafaranga yabaca ntimwayabona, ikindi ashobora no kuyabaca ntazagayegosha, ntazakore. Kandi barahari bakora gutya, barahari nabo barigize cyane. Ndimba, ni ikihe kintu wabwira abantu baza kuri social media bazanywe no kuvuga abandi kandi bataje kubavuga neza, bibukuri cyangwa ibinyoma? Impamvu mbikubajije, uri umuntu wavuzweho ibintu byinshi kugeza n'aka kanya. Hari ibyo meruka kubona bavuga ngo ko ushobora kuba ugiye gusubira ngo mu rukiko, ibintu byinshi cyane, sibyo? Uri umuntu uvugwaho ibintu byinshi akandi byinshi bitameze neza, sibyo? Ni ikihe kintu wabwira abantu ubabyuka mu gitondo bakananirwa kujya mu bindi bintu bibafitiye umumaro, bakaza kuri social media kuvuga ibintu byo gusebya n'amakomenti mabi cyangwa gupfobya ibikorwa by'abandi, bakabereka ko ibintu bakora ntaho bizabageza? Abantu nk'abo ngabo mbarushaka. Buriya ngewe icyo nababwira, bivuga mu ijambo rimwe gusa, mpora mbabwira ngo byose birashoboka. Kandi koko keca byose birashoboka. Ibintu wowe wibwira ko bidashoboka, birashoboka. Rero kubyuka aho akakoze ibikugirira umumaro nawe ngo utere imbere, ukaza kuvuga NDIMBATI cyangwa ukaza kuvuga KECAPU, ni wowe bivuna. Erega uri umunyeshyari uzi ko anababazwa n'ibyago wagize. Umunyeshyari niko amera. Umunyeshyari ashobora kubabazwa nuko wapfushije umuntu cyane, bikamubabaza, atari ukubabara yuko ubuze umuntu, ahubwo akababara kubera ukuntu abantu bakwitayeho, ukuntu abantu barimo baguhamagara baguha pole, ugasanga kubera ishyari
ugasanga abaye nkaho yakabuze ati niba ari njye wari wapfushe nanjye bakaba barimo kumva poli. Urumva umunyeshyari rero ahora ari umunyeshyari ababazwa, agera ubwo ababazwa n'ibyiza bikubaho n'ibibi bikubayeho bikamubabaza atari uko bimubabaje, ahubwo bikamubaza ari uko abyishimiye ko byakubayeho, ndetse akagera ubwo nawe yiyanga akaba yavuga ati yowe, ati niba wenda koko yapfushije nari nzi ko bari bumuveho none nibwo bamugiyeho, ukumva nabyo biramubabaje. ubundi arijya aba yumva rero wakagiye icyo gihe ahita atekereza ati ubundi kiba ari cyo kigiye, nabwo agatekereza ati ariko cyari gushyingurwa n'abantu benshi, we akaba yumva wagwa ku gasi ukabona utagira ikintu cyose kikubaho cyaba icyiza kikamutera ishyari. Umunyeshyari rero nuko amera, nta wabuza abantu kuvuga. Wavuze uti naravuzwe koko kandi nzakomeza mvuga, amafaranga nzavugwa, kandi wowe muntu uvuga cyangwa wirwa unsebye sha nugera aho ungeze uzaba uri umugabo, ariko nunahagera uzahagera ari wowe, ntabwo uzahagera uri njye. yego, ushobora no kugera aho undenze kuko byose birashoboka, yego, ariko aka kanya uyu mwanya ndeka kuko ninjye ugezweho birakubaza. Ni hahandi uraruriye urarutariye urarungambanira urarumvuga wandike komenti mbi, ariko njyewe Ndimbati hari ikimana yamvuzeho cyane, hari ikintu cyanjye, kuko buriya hari igeno ryanjye cyane kuko si uku nahoze, si uku nabayeho, nabanje kubaho nyine mu buzima uko bugenda butera imbere, ariko igeno ryanjye kuko ndifite ari iki gihe ni iri ngiri. Ntabwo dukwiriye kugira ishyari bagenzi bacu, ntabwo dukwiriye kumva ko mugenzi wacu niba hari intambwe ateye bikwiriye kutubabaza. Shima Imana ko mugenzi wateye intambwe, natera intambwe azateza n'abandi imbere cyane. Hari igihe hazaba harimo abawe nabo batera imbere, bongere bafate abandi babateza imbere, twubake igihugu natwe twiyubake mu rukundo cyane. KECAPU rero ntawabuza umuntu kuvuga, uramvuga uko mvuga, imigisha Imana izamura, iba ari myinshi cyane, imigisha Imana izamura. Wicare ungambanira wakicaye ku cyaguteza imbere cyangwa nanjye kinteza imbere, uri mu bugori wowe uzaba uri guta umwanya. Yego, ubundi hari abantu rega nkunda kubivuga, ubundi hari abantu bagwingiye mu bwonko. Yego, hari ukuntu umuntu akura ariko akagira imikurire mibi mu bwonko, ikagwingira, akagira igikuriro gusa. nk'ukuntu abana hari ukuntu badafite imirire myiza bazamuka bakajya mu mirongo kwa kundi bayikurikirana, cyangwa bakabavuga bati uno mwana yaragwingiye kubera imirire mibi. Hari n'abandi bantu rero ubona barakuze ariko yaragwingiye mu bwonko, yaragwingiye aho yakicaye ngo arebe ikintu cyateza imbere umuryango we cyangwa nawe cyamuteza imbere cyangwa cyateza mugenzi we imbere n'igihugu imbere, wakajya mu matiku aravuze hajya KECAPU ngo yashinze cano, yarayishinze. Buriya se abantu barayirebara ngo sinyandebe ibintu bye bireke. Ndimba tuvuze ku bya cano, none se ariko se buriya kuki bamureba we, ariko ibyo bintu ubwo muba mureba ni ibiki? ngo ngenga ibyo bintu simbe. Yego, ahubwo usanga bireba kandi ababireba kuko ntiyakuvuga burya atabireba, ntabwo byashoboka. wabonye hariya cyavuze ngo gutya kandi yavuze ko atabireba. Abonye ukuntu abantu bagishimye buriya se bashimaga iki? Kandi yavuze ko atabireba n'ibyo bintu byawe, ariko kubera ishyari akumva yashyugumbwa. Nawe ureba bya bindi KECAPU avuga ko ndabireba burya ndanamufana, ariko namwe ngo muta umwanya. Njyewe hari ibyo mperutse kureba ejo, ariko biriya bintu byo simbikunda. Ahubwo se ari n'igihe atamubwiye ngo biriya se yashyizeho wabibonye, ariko
ivuga ngo yabibonye wakanzeho ukandaho birahagije urigera urarigiye nibareke igeno ryawe rihari niba igeno ryawe ari iryo gucuruza imyenda ntabwo nzagira icyo ariko bakugura imyenda cyane, niba igeno ryanjye ari irya cano, niba igeno ryanjye ari iryo kugenda nka ndimbati aho nyuze hose nagera ku mupaka w'u Rwanda Rusizi umwana w'imyaka 3 akavuga ati dore ndimbati nk'ubwo kuko biguteye ishyari by'iki ko ari igeno ryanjye. ahubwo abantu dukwiye gushyigikirana mu bintu byose. Ntimuzashyigikira abantu wenda mu bibi, ariko mu bintu bizima ubona bifite ahantu byageze umuntu cyangwa bikajya bimukura, kumushyigikira nta kintu bitwaye. Ariko ni bibi ntabwo ibi nawe ntiwakwifuza abagushyigikira. Hoye hari abantu bagira amafuti babasha ko babashyigikira. Oya bibi iteka ibi kibihora ari iki. Oya hari abantu bagira ibibi bagashaka babibyinirire, babyoze, babisiga, bitotobeke, bishaka bigaragare neza. Ni wa muntu ufite icyo apfana n'umunyeshyari na ba bandi rero nibi abo bose rero bari mu gatebo kamwe, abo ntibakwiriye no kuvuga. Ishyari ni ishyano. Hari ikintu nyine mba numva ngiye ku ruhande rwanjye, sibyo? Mba numva kuba naza nkagushyigikira mu gikorwa urimo mbona gishaka kuguha amafaranga, nzi ko ufite famiye, ntabwo aba ari wowe wenyine, babikoreye abantu benshi. Naha numva nishimye ko hari igikorwa kizima byibura uwo munsi utambutse nakoze. Rero bantu mu nkunda, nimba uzi kugira akantu katari keza muri wowe ko kumva udashaka gukora ikintu kandi ugishoboye, ukihorere. Ndimba igitekerezo cyo gufungura cano cyaje ryari? Cano wayifunguye ryari? Igitekerezo cyo gufungura cano si uko kitari yego, n'abantu bagiye babingiramo inama kuva kera, ariko njye ntabwo njya nkora ikintu kidahamya n'umutima wanjye. Ushobora kumbwira ikintu nkumva ntabwo rwose kirakindimo, icyo gihe rero ntabwo mpatiriza. Ushobora kumbwira ikintu tiwakoze iki nkabona ni cyiza, ariko nkavuga ni ahari KECAPU atavuga ngo ndamwiganye cyamwinjiriye, yego, ndamwinjiriye, nkabanza nkareka ngewe ikintu kikanzamo nkumva icyo kintu ngiye kugikora koko nyigiye. yego. Igitekerezo rero abantu bagiye bangira inama kuva kera, bati dore waramamaye, wakoze cano yawe, dore papa Savuri muramuteza imbere, reba ukuntu ari kuzamuka. Ntibazi uburyo tubanye, yego, ntibazi ukuntu twahuye, ntibazi aho twatangiye ari ibintu bitugoye. yego. Noneho umuntu akifuza ko njya kubisenya, nkaza mu byanjye nanjye nashoboye, twese tukaba turasenyutse. Nkomeza kubabwira ariko ndi muri famiye, yego, reka tubanze twubake famiye, hanyuma famiye nimara kwigira wenda nanjye bizaba mbona ubushobozi bizaba biza. Rero nagiye ngirwa inama n'abantu benshi, ababimbwiye mu buryo bw'inama nziza nkabasubiza uburyo bambajije, noneho ababimbwiye mu buryo mbona busa n'ishyari nabo nkabasubiza nk'abanyeshyari. yego. Hanyuma rero ejo bundi nta byumweru bibiri birashe binzamo umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati ariko twakoze cano, tukayibona n'ahantu wakoze cano ukajya ubona naho mbega uhugira, cyane cyane ko nirwaga ku kabari iwanjye, ugasanga niba ntagiye gukina ndi ku kabari, ariko kandi mu by'ukuri sinjye ucuruza bifite abakozi. Ngeze aho ndavuga ariko reka mbwira abantu, ikiganiro cya mbere nakoze ni ikiganiro nakoze mbwira abantu nti rero inshuti zanjye bavandimwe abafana banjye, noneho ndabemereye nshinze cano, cyahise kizamuka kigera mu 10. yego, na bya bintu ni byiza kuko abantu bandika komanteri nziza cyane, turagushyigikiye, wari waradutindiye, kuraje, bampa kuraje. Noneho kuraje bampaye koko zintera imbaraga. Bankoze ikiganiro cya kabiri, nkoze barakira, baravuga bati rwose komeza turagushyigikiye, na n'ubu baba bavuga bati ni wowe wacu. Niba nkoze ikiganiro kikagira abantu bakakireba 60,000, 80,000, 40,000, ni ukuri ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. yego. Itera imbaraga abantu
imbaraga bantera abafana banjye n'abantu bandeba izo mbaraga bampa nizo zituma ngomba gukomeza nkakomeza cyane. kandi simbabeshye haramutse hajemo icyuho cyo kutandeba nkacika intege ubwo nyine nabona ko bampaza ariko ndabizi neza ko batazampaza. Njye hari ikintu njya mbwira abantu, mujye mureba ibiganiro byanjye no kwa Ndimbati mugende mumurebe, niyo support ya mbere tubasabye. Ni ukuri. Niyo mpamvu aka kanya tuba turi kumwe, ejo nzagutumira, uyu munsi wanumiye cyane, tuzaganira ndetse nimbona n'ahandi hantu hari content ishobora kuduteza imbere mubwire ni tujye hari tuganire n'abariya abantu, duha abantu ubundi ntabwo rega ibi dukora ntabwo ari ibyacu, dukorera abantu gusa amafaranga twabonamo nayo kugira ngo dukomeze dukore. Yego cyane ko nabo niyo nkunga yabo nk'abantu badukunda nk'abantu gira natwe ni uguhaguruka tugakoresha imbaraga tugakoresha igeno ryacu tugakoresha Imana yaduhaye tukabagereraho batagera tukababwira cyane. noneho rero ntibatishinga umuntu babwira ngo biriya bintu uranga kubireba icyiza ushobora kuza muri komenti 100 akazamo 3 kandi 90 babariye. Uzi ikindi Ndimba usigara ngiye mfite 90 banje bandiho namwe musigaye muri 10 mu bebera. Hari n'igihe bizajya bigenda usanga za komenti mbi urasomye urarushye cyangwa umwanya ubaye muto utarazigeraho, usanga ziri kubona nizigutera courage zigatuma ukora cyane. Izo mbageneye harya channel yawe yitwa gute? Yitwa Ndimba TV. Ndimba TV. Abantu barimo barayitiranya na Ndimbati ariko byose ntacyo ni Ndimba, ariko ni Ndimba TV. Ndimba TV. Mugende murebe Ndimba TV, mumushyigikire, mumufashe mu bintu byose, sibyo? Ngusha wajye bande. Nibishimira ahantu hose twavuye. Mwumve twababwiye tugitangira. Za Butare. Muzarebe za Butaraho. Muzarebe akaririmbo ka Kingi ukuntu twari tumeze. Burya burifuza ko twari gukomeza tukaba tumeze kuri. Kuri kw'Imana. Mu ndimba Kingi twari utuntu nyine twari tumeze nka za mwunyuguzo. None twari dukaze kuko nitwe bahisemo. Twari dufite amazina yacu. Yego. Wibabazwa nuko utagiye mu ndimba runaka ntabwo ari ibyawe si wowe. Wibabazwa nuko KECAPU yateye imbere, ubu hari n'ababajwe ko wabyaye impanga 3. Hari ababajwe nuko nazibyaye, hari ababajwe nuko nazibyaye nkaba muzima, hari n'ababajwe nuko abana banjye bahumeka amahoro. Nshuti zanjye ubu hari n'ababajwe nuko wababyaye ukabusutya wakagombye kuba waranyongobeye abantu bakamega bakabyuriraho bati n'ubundi urumva. hari ababajwe nuko ihumeka mbega umuntu reka tubasabire kwa Nyagasani kuba yakuvugiriza impundu akumva wavugirizwa induru nuko. Reka tubasabire kuri Nyagasani, reka tubasabire kandi umuntu wese uzi ko agira akantu k'ishyari muri we ajya agerageza asenge cyane, kubera ko ishyari njya numva bavuga ngo niyo ngo etape umuntu ageraho ya nyuma kugira ahinduke ngo umurozi. Ibyo bintu by'abarozi nibijyane nabo, gusa umuntu wese wumva ufite akantu kabi ko kutishimira abantu mu by'ukuri ndabasabye mu bireke. Niba ufite ishyari ukaba ugira ishyari wakihanganye utazagera ku rwego rwo kuba umurozi. Urumva ko ni ikintu kimushigaje. Niba wageze ku ishyari ubwo ugiye kugeza kuba umurozi bikaba birangiye, kandi ubaye umurozi ubwo nyine uba utangiye kwica. Waretse kuba umwicanyi n'ishyari ukarireka, ku ishyari ririmo rikwerekeza kuba umurozi, ahubwo nibyo bintu ni bibi rwose. Reka abantu ntibabireke. Reka nshimire Ndimbati cyane, wakoze kubw'umwanya wawe, wakoze kumfasha. Imana ikumera umugisha, iguha abantu benshi bakureba bihoraho, apana abandi baza bakagenda. Iguhe n'ibitekerezo byiza birushije ku byo ufite. Imana ikomeze gutiza ubuzima. Urakoze cyane nawe kuba wantekereje ukantumira. Nyamara nkoranye ikiganiro na Ndimbati hari icyo nakunguka. Yego. Wantumiye kubw'inyungu. Yego. Nanjye naje kubwo kugira ngo nkungure. Yego. Ntabwo naje kubwo kugira ngo nguhombye. Yego. N'abantu mwe murebe KECAPU TV
yunguke. Njye niyunguka ndishima cyane. Mana umbabarire namwe mumfashije mw'abantu mwe, kino kiganiro dukoranye kenshi kizagire views zirutiza abandi. Amina. Mureke tubikore, byose birashoboka. Mwakoze cyane kudukurikira. Imana ibamere umugisha, Nyagasana akomeze abandindire. Ndabakunda.